Twongeye kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ikiganiro cyacu aho twasubiye muri wa murima w'inyanya, ikiganiro mwakunze cyane. Tugiye kureba noneho kugira ngo inyanya zigire umusaruro ibigomba gukorwa. Twongeye dusuye Muzehe Ntambara abasuhuze, hanyuma akomeza akazi, sinshaka kumubuza akazi ke. Watangira usuhuza abadukurikiye hanyuma ukatubwira n'ibyo ugiye gukora. Ndabasuhuje mwese ndabasuhuje abakurikiranye ikiganiro cyacu cy'ubuhinzi, mugira amahoro y'Imana. Ubu ugiye gukora iki? Nsanze ufite ipombo. Mfite ipombo, ndimo ndatera umuti muri za nyanya. Reka dutangire dushyira amazi mu ipombo, noneho tuvange n'imiti kugira ngo mumenye uburyo bwo kuvura indwara mu bihingwa. Yego. Dushyiramo amazi make aringaniye, noneho tukavangamo imiti kugira ngo ibashe gukora. Yego. Uyu muti wa mbere ni uwo bita Safari Max. Uyu Safari Max tuwukoresha ku bukonje, ku ndwara y'ubukonje cyangwa se imedite mu nyanya. Kuvuga ngo irwanya ubukonje. Irwanya ubukonje kuko ubamo kardomiri kari ku rugero rwa 8%, undi usigayemo ukaba ari detane nayo 64. Urwanya ubukonje cyane, ariko tuwuvanga n'indi miti. Yego. Hari amadetane tuvangamo kubera ko turi mu gihe cy'uburwayi benshi bita gahongo, abandi bakawita kadomo. Hari undi muti dukoresha nawo witwa Norodox. Uyu rero nawo turawukoresha kugira ngo turwanye iyo gahongo, kugira ngo itaduhungurira ururabo ruba ruriho n'imiteja ikiri mitoya. Ni ukuvuga ngo iyo ndwara ya gahongo ihungura ururabo n'imiteja. Ikaza no ku biti, hakazaho ibintu by'ubudomodomo ku biti. Noneho dukoresha na detane. Yego. Iyi detane umufuka irimo ntabwo ari uwayo, niwo twayikuriyemo wari ibiro 10, ariko kubera ko tuwifashisha tutaterura umufuka wose ngo tuwuzane mu murima, Ugabanyaho nkeya. dusaba kugabanyaho nkeya, noneho tukagenda twikoresha kugira ngo tugabanye imizigo. Ubu iyo turangije gushyiramo mu ipombo, turavanga. Hari aho nabonye wakoresheje ikiyiko gito, ushyiramo ibiyiko nka bingahe, ahandi ushyiramo kimwe, none ahandi ukoresheje cya ruvunabataka. Igipimo cya detane kiba kiri hejuru, ariko Safari Max dukoresha ibiyiko 3 mu ipombo. Yego. Noneho iyi Norodox tugakoresha ikiyiko kimwe gito gisanzwe. kimwe gitoya, kiriya kiyiko cyo ku meza. Yego. Okay. Kugira ngo uriya muti ubashe kwinjira mu yindi miti, noneho tubivange. Niyo tumaze kuvanga, kongeramo amazi mu ipombo kugira ngo umuti ubashe kugera ku bipimo bikwiriye, n'amazi agere ku bipimo bikwiriye. Ubwo kugira ngo turinde n'ubukoko, niyo bwaba burimo cyangwa butarimo, dukoresha undi muti usibye ko atari uw'ubukoko gusa. Tuba dufite imiti myinshi, dukoresha n'uyu bita Aseta. Yego. Uyu Aseta wica ubukoko cyangwa se ukanabubangamira, ntibubashe kuba bwarya igihingwa, kaba igikoko kiri mu kibabi cyangwa se mu muteja, ikirimo cyose kirapfa, nticyongera gusohoka.
kandi ukanabangamira igogora ry'ibisimba bibasha kuza mu mbuto. Okay. Ubwo nawo turawukoresha mu gihe cyo gutera kugira ngo tugabanye igihe hashobora kuzamo ubusimba butunguranye. Kuba tuvanze gutya ntago ariko amategeko abivuga, ahubwo ni ukuvuga ngo tuba tuvuga ngo igihe dushobora kuba dutinze gutera umuti w'ubukoko, uwo twavanze muri uyu tugiye gutera ugira icyo ukora. Ubundi dutera umuti w'ubukoko ukwawo, tugatera n'uyu muti w'amafungicide cyangwa se urwanya uduhumyo, indwara z'ubuhumyo tukawutera nawo ukwawo, n'ifumbire tukayitera nayo ukwayo. Ubwo indwara z'uduhumyo ni ziriya ziza ku mababi no ku bitumbwe no ku biti bikazibabura, bikababura ibiti by'inyanya zigahinduka umukara. Ubwo rero dukoreshamo n'amafumbire. Musanze hari aho twari tumaze gutera ifumbire ariko ntitwabura kubereka amafumbire dukoresha. Dukoresha amafumbire menshi. Aya ni amafumbire akoreshwa. Iyi ni manganeziyumu. Imara iki? Ituma ururabo rudahunguka n'imiteja igakomera ku giti, kikabasha kununuza igihingwa, inyongera umusaruro cyangwa se ibitunga igihingwa. Iyi nayo ni ifumbire y'amazi, iri imeze nk'umunyu. Iyo ngiyo manganeziyumu imeze nk'umunyu. Ni ifumbire nziza cyane, ituma ibitumbwe n'ururabo bikomera kandi igiti kikagira ubwirinzi. Noneho dufite iyi nayo ituma ibitumbwe bibyibuha kandi bikagira imbaraga bigakomera. Iyi nayo tuyitera na mayiziguro, tuyitera mu gihe imbuto zikiri ntoya kugira ngo zigire ibibabi bitoshye kandi bigize icyatsi kibisi kigaragara neza, kijimye, rugakora rufite ubuzima. Iyi rero ni kalisiyumu. Nk'uko umuntu akenera kalisiyumu mu buzima, iyi kalisiyumu nayo tuyikoresha mu gutuma igihingwa kigira ubwirinzi bukomeye ku buryo gishobora gukomera, ibyo cyakuye mu butaka bikabasha gukora neza. Iyi rero nayo niyo bita nayo iziguro, ishobora gutuma ururabo rudahunguka. Ntabwo itandukanye n'iyi, ariko iyi ngiyi iyo irimo potasiyumu nyinshi ituma ururabo rudahunguka n'imiteja ikagumaho. Ifite potasiyumu ya 33, ikagira manganeze na zinke ya 14 na 11. Ubwo iyo yose ni imyunyungugu ituma igihingwa kimera neza. Hari n'izindi rero ntabwo ari izi gusa, tugenda dutera ifumbire dukurikije urwego igihingwa kigezeho. Hari indi yitwa nayo ni mu bwoko bw'amakalisiyumu. Hari iya 17 ni peka, hari na 19 byose turabikoresha kugira ngo twunganire igihingwa kibashe kugira imbaraga, kibashe gukomera, kibashe no gukurura imyunyungugu iri mu butaka. Ariko iyo 19 ituma igihingwa gikurikirana neza, ifumbire yose yagiye hasi mu butaka kikayinyunyuza, kikayivana mu butaka, kikayishyira mu ruti, uruti rukagaburira amababi nayo akagaburira imbuto nazo zikabasha kugira umusaruro mwiza cyane. Twakomeje ku muti rero. Ubwo ugiye kongeramo amazi? Ugiye kongeramo amazi kugira ngo tugere kuri kantite cyangwa se kuri igipimo kigenwe. Turabanza dukureho ayo mafumbire ngo atajyamo amazi, ariko kugira ngo amazi atajyamo. Hari iz'amazi, hari izimeze nk'umunyu. Ubwo iyo ushyizemo amazi zirashonga? Zose zirashonga, ukavanga neza. Zinjira ziturutse mu kibabi? Zinjira ziciye mu mababi no mu rurabo. Noneho igiti kikazikurura,
ariko nanone bikaba byiza ifumbire ziterwa mu gitondo kare uzindutse kare uzindutse mbere y'uko izuba rigira imbaraga, ukanatera ifumbire nimugoroba nanone rimaze gucika urumuri rumaze kugabanuka, kuko iyo hajeho izuba igihingwa ntikiba kigikurura ahubwo kiba gisohora, ibyo cyinjije kiba kibisohora mu gihe cy'izuba, ariko iyo ari muri cya gihe kitari icy'izuba igihingwa kiba gikurura ibyakigiyemo nk'iyo fumbire yaba ari azote kiba kiyikurura kugira ngo kiyishyire mu byangombwa by'ubuzima bwacyo. Ukurikiye Makida Media Rwanda rero turagusaba n'undi gukora subscribe no gukomeza gusangiza izi nkuru kugira ngo abantu bakomeze kubona iby'umumaro. Ngira ngo murabibona, nta handi wabona ibiganiro nk'ibi ngibi bifitiye akamaro umunyarwanda atari kuri Makida Media Rwanda. Niba kandi ushobora kuba ufite ibikorwa nawe ugira ngo tugaragaze, waduhamagara kuri nimero iri aho hasi yariyo 0788321315 ugasangiza ubumenyi abandi banyarwanda kugira ngo dukomeze twubake igihugu kizira inzara, kubera ko abahinzi, umugisha wa mbere abahinzi babona nuko barinda inzara mu gihugu, nuko ubwo ipombo yuzuye amazi, ubwo hakurikiyeho iki? Hagiye gukurikiraho gutera umuti. Yego, twagiye gutera umuti noneho, ubwo rero turebe abantu barebe ukuntu batera umuti kugira ngo murabona yuko ari ibintu byoroshye ariko birimo akazi, bisaba ubwitange. Guhinga ni ibintu bisaba ubwitange, ariko icya mbere ni ubushake. Yego, iyo ufite ubushake urashobora, ibintu byose urabishobora. Yego, barabivuga yuko gushaka ariko gushobora, gushaka niko gushobora. Tugiye gutera umuti rero. Ngira ngo tugiye guhera, iyo dutera umuti duhereyemo hasi kugira ngo niba hari n'ubusimba burimo buvemo, ukazamura hejuru. Duheramo hasi rero, duheramo hasi ugatera ukazamura, ugenda utera ureba niba ku mbuto, ku bitumbwe ugeraho neza, kandi ukitegereza ko igiti kiri mu kwakira umuti ku buryo nta kibazo gishobora kugira. Yego, uko ugenda utera niko ugenda ugenzura ngo urebe ko umuti wateye ufasheho neza, kandi kubasha kugeraho ugomba kugera. Hano hijimye munsi urabona ko twakonoye tugakuramo amababi kugira ngo hageremo urumuri n'umucyo. Izi mbuto niko zimera, ziba ziri hejuru zizamuka. Bisaba rero ngo no mu gutera umuti naho winjizamo umuti hasi kugira ngo ugende ugeremo rwose no kuri biriya bitumbwe, niba hari nk'agasimba kajyaho katangire kabangamirwe katarageraho, kandi n'ubukonje kugira ngo bushiremo, kuko umuti ugezemo uri nka ya ndwara bita gahongo, urabona ko yari yatangiye kuza kuri iki giti. Utu tuntu tw'utudomo, tubara tw'umukara, ariko iyo uteyeho umuti rwose turakira neza ku buryo nta kibazo, ubona bigenda neza. Yego, ndizera yuko rero umuntu ukurikiye yabibonye uburyo umuti uko uterwa, ari kuvanga, ari ukugira gute, byose biragaragara neza. Katugushimire muzehe Ntambara. Murakoze namwe kuduha iki kiganiro nk'inshuti y'abahinzi. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha.